waturinze muri byose n'uhabwa icyubahiro Yesu. Tugeze mu kanya keza ko gutanga icyacumi, amaturo n'amashimwe mu nzu yawe. Unyemere buri muntu wese ugiye gukora ku butunzi wamuhaye. Mana Data wa twese unagurire imbago, umwuzurize usubiza aho akuye, kandi n'utagize icyo abona mu nzu yawe nunyemerere Kristo umucire inzira, umuhe uburyo bwo kugira ngo azajye abona ituro mu nzu yawe. Ngaho rero ha umugisha buri umwe wese, Mana Data wa twese, kandi nakwinginze Kristo kugira ngo byacu byose ubikuremo ibyaha, byacu byose ubikuremo cyabirigisa mu izina rya Yesu. Ngaho rero turagushimiye kuri Imana iva gusenga mu izina rya Yesu. Amen. Kuri telefoni 07
Bibiliya zacu dusome, turasoma Zaburi ya gatandatu cyangwa se igice cya gatandatu, igice cya karindwi umurongo wawo wa karindwi. Zaburi igice cya karindwi umurongo wa karindwi. Zaburi zaje ni 118 mu isezerano rya kera. Amen. Ntabwo ngarutse kwigisha ko noneho nje kubwiriza. Sibyo? Ntabwo nje kwigisha, nje kubwiriza. Kuba bwira mesaje Imana iba yambwiye. Mbere nabigishaga ibijyanye n'uko n'ubundi amena tuba twarize kandi tukigisha ibyo twize. Atari ukuvuga n'ibyo dutoragura cyangwa se dukora hirya no hino, tuba twarabyize, twaragiye natwe mu mashuri tukiga, tukabimaramo imyaka n'imyaka, hanyuma na kugira ngo tuzabyigisha abandi. Amena. Yesu amaze kwigisha abigishwa be yarabwiye ngo mbigishe namwe, mugende muhere i Yerusalemu, i Yudeya n'i Samariya, mugende mwigishe abantu, mubahindure kuba abigishwa banyu, nabo bahindure kuba abigishwa. Namwe rero ndabiginze muhinduke kuba abigishwa, nimumara kuba abigishwa namwe muba abigisha. Sibyo? Kugira ngo muzigishe n'abandi namwe, kugira ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana bukwire hose. Tugiye gusoma, haravuze ngo Uwiteka agurukana umujinya wawe, wihagarikire kurwanya abashega, wihagarikire kurwanya gushega kw'abantera. Abandenganya cyane, abandenganya n'abantera, abantera. Uwiteka hagurukana umujinya wawe, wihagarikire kurwanya abashengera kuntera. Amena. Nta wundi muntu wadusomera, mwari adusomere kugira ngo amena. Hari igihe kenshi mu Kinyarwanda kugisoma kigora, ariko reka twifashishe undi nawe adusomere twumve. Uvuze ngo Uwiteka hagurukana umujinya wawe, wihagarikire kurwanya gushenga kw'abantera, kandi uyarekeraho gusa, rekera. Uwiteka hagurukana umujinya wawe. Icya mbere ni uko Imana yagurukana umujinya, noneho igahagurukira kugira gute? Guhagurukira kurwanya abashengeye kurwanya. Haleluya! Mwakire ijambo ry'Imana. Hari ibintu byashengeye guhagurukira kukurwanya, hari ibintu byashengeye guhagurukira kugutsikamira, hari ibintu byashengeye guhaguruka kugukuza amahoro, hari ibintu byashengeye kukubuza. Haleluya! Haleluya! Ariko uyu munsi Uwiteka agihagurukirana umujinya we. Agihagurukirana umujinya we. Muri make ntakwibabarira. Dore imbere byabereyeho, dore imbere byidagaduriye, dore imbere byakugendeyeho, dore imbere byagukora ibyo bishaka. Haleluya! Haleluya! Birashoboka ko Uwiteka bazagira ngo bizihane, none byaranze. Uyu munsi umujinya w'Uwiteka ubihagurukira. Ibyahagurukiye ibyashegeye uyu munsi birashoboka yuko byari byafashe umugambi wo kuvuga ngo dore imbere twabikoreye bikanga, ariko uyu munsi ntabwo ari gukira. Muri make byashinze. Amena. Haleluya! Hari n'abandi bagerageje biranga, ariko noneho bagiye mu bikomeye, baravuga ngo turiya nuko twari tworoshye, reka dukoreshe imbaraga zacu zose kugira ngo bazazabone yuko dufite imbaraga. Byashengeye rero kukurwanya. Ariko hano hari umuntu. Haleluya! Haleluya! Yaba afite ibyashengeye kumurwanya ngo atere, birashima Imana ko Imana imutaba.
bagiye kwambuka Imana ibice, amafaranga bari bagiye kurutira kuri banki bajya kugutamba Imana yakuruka, ibyo barashe ku isoko kugira ngo bigurwe babonemo ibyo batamba ibitambo uyu munsi ntibigurwe. Haleluya, haleluya. Abari bagiye gushaka kugira ngo haleluya bazi ko akaze uyu munsi ntabakire. ariko mwamubizi ko n'abarozi burya iyo Imana yagurukanye umujinya bajya banga kwakira abagome baje kurogesha abana. Mwari mubizi? Yesu nashimwe. Reka mbakamu gatoya ntarakomeza. Yewe madamu umurozi yagiye kurogesha madamu. Yesu nashimwe. Yakunda kubivuga kenshi. Ubwa mbere aramurogesha ntibyagira icyo bimutwara. Araza abishyira mu ivaze, yari imbere y'umuryango wacu hari ibivaze binini bya bindi by'ibiti nyine batera bigasukamo ifumbire bikura cyane. Yesu nashimwe. Abishyizemo byamaze nk'igihe kirekire tutanabizi, ariko ntibyagira icyo bimutwara. Ubwo ngo bashakaga iki? Ngo yuko bamusasa hanyuma tugatandukana urugo rugasenyuka. Ahubwo kugira ngo rusenyuke ugatuma kumva. Haleluya. None undi wa wundi abona ibyo wundi wajya mukoreye ntacyo byatanze, none ashegera kugira ngo akore ibirenze, ajyana no ku murozi w'umutanzaniya. Turumvikana? Noneho ukuntu bari bicaye ku ntebe gutya nka ziriya z'imbaho, umasoko undi yinjira, noneho we yinjiye bano wa wundi umurogesha yinjiye, ukurikiyeho yari magari ku muryango we kugira ngo aze kwinjira. Amena. Amubwiye ngo muroge, amubwiye ati mukuri. Haleluya. Ndashaka ubinkorere, icyo ushaka cyose nzakiguha. Undi amubwiye ati sura mushaka iki? Ati ko nta kibi yagukoreye, akana nicyo yageze akorera abandi, wowe uramushaka iki? Undi ati ndashaka kumwica. Undi ati se uramwicira iki? Ko wamuhaye bwa mbere bwo ibyo wamuroze bwa mbere cyo byakoze. Undi amubwiye ati niyo mpamvu nanjye nje aha ngaha, kuko ibya mbere ntacyo byakoze. Amena. Haleluya. Arangira avuga ati bambwiye ko uri hatari ukozaho uraza, ati ibyo nibyo ushaka yuko atabara, ati nacyo ushaka akakiguha. Undi aramubwira ngo sohokera ngaha, sishaka kongera kukumva. Amen. Turumvikana? Aramubwira ngo sohokera, sishaka kongera kukumva. amena amena. umurozi umva gashya, umva gashya. Umurozi yaramubwiye ngo aho kugira ngo nicure hano nakwica wowe. Uko rwavuga. Amena. Ati sohokera vanona ahubwo atari nabikorera wowe. Sohokera genda sigushaka. Ati kuko uko ushaka kumugirira nta n'undi wamwongera ngo uzamukoreho. Amena. Haramwiruka unamwakibwira icyo ushaka giguye, ariko ubikore undi aramwata kugira ngo nicure nakwica wowe. Haleluya. Ati kuko nta kibi yagukorera nta n'undi yagikoreye. Abarozi bajya batubura nini. Amena. Haleluya. Inata yana amafaranga bari bagiye kumuha kandi atubyaye kumutwara, ariko gupima igikorero rwaruzi bakatubera abatabazi. Yesu nashimwe. Uwo nawe rero yari yashagiye kugira ngo bice, ariko reka mubwire ntabwo amenye ko Imana yahagurutse guhagarika ibyashegeye kuturimbura. Hari uburwayi bwashegeye kukurimbura, hari ibibazo byashegeye kukugirira nabi, hari amadeni yashegeye kuba ayagufungisha, hari ibitero by'uburyo butandukanye, ariko
bwanjye n'abakavuga ngo humura abandi bumva basanga uburyo bwawe abandi bavuga ububasa bwawe uzakandagira inzoka n'ingoma umwaka nijoro ntuzakugeraho na mu gigenda akabona nzabikurinda haleluya ngo nta cyago kizegere bajya ngo kuko bamuzi akaramata nanjye nicyo nzagukiriza ibyashize rwose haleluya haleluya ibyashize kukurimbura uwiteka yavuze ngo azakohereza abamarayika bazakurinda mu nzira zawe zose bazagutera mu maboko yabo ntabwo uzakubita ibirenge byawe ku ibuye nubwo batese nubwo bacukuye imyobo nubwo bashyizemo ibirata nubwo bashyizemo inzugi z'imirire n'ibihindizo by'ibyo ariko uwiteka yohereje marayika we kugira ngo agutarure mu nzira zawe zose agusingire inabo agusingire imyobo agusingire izo nzugi z'ibyuma n'inzira z'imiringa haleluya bamutware mu maboko yesu nashe amena umurozi ashobora kuba yakubonye waje uza gusenga n'amaguru akaba yacukuye gusa ibirenge ariko yibagije ko uyu munsi uri busenge imodoka uyu munsi imana irakoreza imodoka ahubwo mu bikandagiye n'ipine haleluya n'amatega n'intuza imisumari kugira ngo imodoka ipfumuke amapine uyu munsi witeka yakoreza indege haleluya arakoreza indege ariko kugira ngo ateshe agaciro ibyashize kuri yewe we ese murari muri Imana icyubahiro haleluya haleluya oya byashize ngo ni umunsi wa nyuma wo kugira ngo bigere ku ntsinzi ariko reka mubwire ku murongo reka dore kwa 22 kwa 25 twihute reka twihute dore kwa 25 adusome mu izina rya Yesu. Yesaya 29:25 manuke ugeze ku murongo wa kangaira urangize ntacyo Handitse ngo ariko Uwiteka aravuga ati abajyanwa ari imbohe n'abakomeye nabo bazakurwayo kandi iminyago y'abanyamwaga izarekurwa kuko ari jye uzakurwanira n'ukurwanya kandi nzakiza abana bawe abaguhata nzabagaburira inyama yo kuri bo bazasinda ayabo maraso nk'usinda vino iryohereye kandi abantu bose bazamenya ko jye Uwiteka ndi umukiza wawe n'umucunguzi wawe intwari ya Yakobo amen. haleluya umuku witeka mbaye namona arakubwiye ngo n'abajyanywe n'abakomeye hari umuntu wigeze abwirwa ijambo rita ngo ushaka uzamubona cyangwa uzamenya uwo ndiwe hari abarigwe muri mwebwe abo ni abakomeye rero babikubwiye ngo ntubona ko biri ubikize ngo ngiye kukwereka uwo ndiwe haleluya nawe wabibyibuka uri mu maboko y'abakomeye ariko Uwiteka aje kugira ngo kukuvanayo hari ibintu byafatiriwe byanyu n'abakomeye muragerageza mwiruka hirya no hino ariko byaranze haleluya usumba abakomeye yaje uri hejuru y'abakomeye yaje utegeka abakomeye yaje haleluya avuganye nawe none ngo nawe agiye kukuvanayo si n'ibintu byawe gusa nawe ubwawe agiye kukuvanayo haleluya kandi anavuze ngo si wowe wenyine gusa ngo n'abana bawe n'urubyaro rwawe n'ibigukomokaho ngo byose agiye kubibohora haleluya haleluya agiye kubibohora
abana bawe azagira gute ariko ijambo mwaryumvise neza wakongera ukamara ukasubira risubiremo bakwe na mikorofone aho hanyuma muryumve neza niba bashe kuri babwira hanyuma mwanaryumvise ariko Uwiteka aravuga ati abajyanwa ari imbohe n'abakomeye abajyanwa ari imbohe n'abakomeye uzi ko ari umuntu uretse gato uzi ko ari umuntu ushobora kuza nta na polisi nta n'inkeragutabara nta n'uzajya n'abandi bantu abanyerondo akaza akakwifatira kugenda kwijyana jewe ndakwijyana kandi Yesu ukagenda umeze uti nta no kuvuga kuko ni umunyabubasha ni umunyembaraga nawe ukavuga ngo reka nakoma rutendeza icyaha kikiyongera kandi nta n'icyo wakoze komeza ariko babonabo haleluya Uwiteka wenyine ushobora kutagira ukurengera muri iyi si ariko umurengezi wawe ari mu ijuru haleluya uwo ni ukurengera ku banyembaraga bo muri iyi si akabakoza isoni kandi iminyago y'abanyamwaga izarekurwa. Haleluya Amina. uzi ko hari umuntu ukwitambika nta n'icyo gupfa akavuga ngo uwo muntu ni mu mufungure ngo ujye murambura kubera umwaga we gusa yakora amasakura nta mukunzi hano hari abantu bafite icyangiro ariko turaza kubasengera mu izina rya Yesu. Haleluya. Kera nta cyangiro ngiranye igikundiro abantu bafite icyangiro rero wihangane turaza kubirukana abadayimoni b'icyangiro sibyo. Amen. Haleluya. Ngo n'abajyanwa n'abanyamwaka abanyamwaka baho cyane babaho muribuka wa mugore wa mucamanza umukecuru w'umupfakazi ajya gutakira akamutangwa n'ubwo nubaha abantu sinubahe n'Imana. Bibaza umuntu utubaha abantu ntiyubahe n'Imana atari bwo kuko wenda kurenge komeza kuko ari jye uzakurwanira n'ukurwanya. kuko ari jye nzakurwanira n'ukurwanya. Imana ije kubarwanira kuba barwanya mu izina rya Yesu. Imana ije kubarwanira kuba barwanya mu izina ibibarwanya byose n'ababarwanya Imana ije kubarwanira kugira ngo bakure mu maboko. Imana yabwiye Mose ngo genda ubwire Farawo haleluya murekure ubwoko bwanjye. Farawo aranga arongera Imana imutumira ngo ugendere iki gihe ibyo nakubwiye utarabishyira mu bikorwa ugendere iki gihe ngo aragasuzuguro ka bene bo na bene Mowabu. Ako niko Imana ubwo se ni babazi kayira ngo ma urabona sijya byaturutse kuri jyewe ahubwo bamase sibyo abagwatira ibyo rero Imana izabagaburira inyama zo ku migongo yabo. Haleluya. Ndakubwira abaguhagurukiye abashaka kukwirukanisha mu kazi abashaka kuganisha mu bucuruzi bwawe abashaka kukuganisha mu rugo rwawe
ntabwo ayawe bazayabona, ntabwo ibyawe bazabibona, ntabwo abawe bazababona. Haleluya! bifuzaga ko ari uzabona mu nzira ujya guhabwa, oya, birahindutse n'abagiye guhora mu nzira bajyayo bazasiga yabo maraso. Haleluya! bari bazi ko bagiye kubarwaho amafaranga yo kwivuza, oya, ahubwo niho bigiye kugeraho kugeza iguteraye umutwe n'ibyabo bakabigurisha. niyo murengezi wawe ni nawe mutabazi, niwe mucunguzi wawe ni nawe mutabazi wawe. humura, haleluya, witabaye nawe witanga imbere ibyo kugutabara. Haleluya! nirangiza ishyira mu mahoro n'ibigoni. Yesu nashimye. ariko uzi ukuntu amena Yesu nashimye ukuruzi. uzi ukuntu Hamani yari yasheze ngo abambe Moridekayi. muzi ukuntu Hamani yari yasheze ngo amarike Moridekayi, agakora n'inge bagakora fete. Yesu nashimye cyane. oya, reka abo bateguye ngo kugira ngo bakugaragarize ko ugiye gukorwa n'isoni nibo bagiye gukorwa n'isoni imbere yabo. Amen. Yesu nashimye. ibyo bakoze muri make birabagarutse, baraza kurya hehe, barajya. reka Imana yacu icyubahiro. Haleluya! Yesu nashimye. cyambere gukiza umugongo, hari ikibazo cy'umugongo ufite, urawurwaye nyuma y'igihe kingana iki? ikindi ntiwaranze gukira, iri ni ryo herezo. uranyuma amena, iri uyu munsi ni ryo icya kabiri. Benano atahita mu tugombambari, uratuzi tugombambari, uratuzi kuri wowe turasa n'utwabuze n'ahantu tukiri. uyu munsi Imana yagushyira ngo tubigushyire. Amena! Haleluya! ikindi cya gatatu, imitsi y'amaboko yawe ukunda kwanga gukora. Amena! Haleluya! uyu munsi nayo ni iherezo ryawe. Yesu nashimye. ikindi cya gatatu cyangwa cya kane, ukunda kugira isereri nyinshi. isereri ku buryo ubanza no kwishingikiriza ku kintu kugira ngo utikubita hasi. niko bimeze. Amena! Haleluya! icya gatanu, iyo byaguhe umwuka byimara igihe kingana iki? nawe unakibuka. Amena! icyo nacyo Imana igiye gushyiraho iherezo. Yesu
gukira ariko igihe kiba iminsi iba myinshi igahita n'ubu uyu munsi ni umunsi w'ubutabazi bwawe. Aleluya. Ikindi Yesu nashimwe. Hari umuntu waba akandagira igishinga ngo yumve mu kirenge kwa mbere, mu kirenge cyawe ameze nk'ahantu harimo akantu k'akabuye ku buryo ukandagiye asa n'akagushonga. Urakumva cyane ujya ukumva ari nk'ikizi karaje nyuma nyine ameze nk'akantu ukandagiye sinzi nawe wari wakandagiye igishinga mu yumva akazamo akantu kameze nk'akabuye ariko akandagira akagushonga nk'iyo ariko umura ibyo byose ni ibintu by'agasizi biriho sohoka nakutwitse sohoka umurema no kurutwike imbaraga zimazwe vamo 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 sohoka genda shiramo mu izina rya Yesu shiramo wese shiramo shiramo ibyo ari ibyanjye mwese musohoke mu izina rya Yesu sohoka genda genda mu izina rya Yesu genda shiramo genda vamo genda umuriro 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 sohoka genda vamo vamo ese vamo 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 katika Yesu Nazareti abasimumushe yabinyimushe bitega mushamahirwe mushe mu izina rya Yesu Nazareti ndakunanishe 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 sohokamo 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 mu izina rya Yesu vamo 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 isha wese isha katika sohoka 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 umuriro w'Imana umuriro sohoka bamuri aka gatuza izi vamo wese genda muri bande temu muri bande muri bande muri bande ndabatwika ndabatwika ndabakomora muri hejuru batwike imbaraga z'ijuru batwike mu izina rya Yesu Nazareti aho muri bose mu byose ndabatwika ndabatwitse umuriro w'Imana umuriro 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 katika Yesu Nazareti vamo 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 wese vamo shiramo vamo muri ayo maboko mu izina rya Yesu umuriro umuriro vamo muri ayo maboko vamo 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 wese vamo ndakwika vamo vamo umuriro w'Imana umva imbaraga z'Imana daimonisha 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 isha wese isha 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 umuriro kuri mu izina rya Yesu vamo vamo ndakwika vamo ndakunanisha moto wa mbinguni moto 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 isha wese isha 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 wese isha ndakwika isha ndakunanisha isha isha nyine isha wese isha isha moto wa mbinguni isha 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 ndakwika sana kunanisha umuriro w'Imana umuriro umuriro imbaraga z'ijuru imbaraga z'ijuru imbaraga z'ijuru isha wese usohoke isha umuriro mu moto umuriro mu maso umuriro mu umuriro ku mago umuriro wose umuriro 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 izina rya Yesu umuriro w'Imana umuriro w'Imana umuriro 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 pemo chawesi izina rya Yesu chana kwirukanye chana kunanishe cha umuriro w'Imana no gutwika imbaraga z'Imana izina rya Yesu sohoka 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 wese afasha mu bitugu vamo 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 wese vamo wese vamo 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 na kwirukanye n'abakozi uri imbere 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 umwicaye umwicaye umwicaye
pata. Iyo mpamvu uyu munsi twiriwe tukazengereza. Mu birunga. Soka bakire mujyane n'abiruka mujyane mu izina rye ushiremo mumureko mwitujijisha usoke muracyarimo usoke n'abirukanye usoke n'abananije usoke n'abatwitse mu izina rye soka rege shiramo imbaraga zirukana abazimu n'abadayimoni mu magambo y'imbaraga zirukana imyuka yose y'abarangirajwe twese hajya bindi bitenge y'amahembe aho bafashe hose bari hose bameze kose bagana kose mu izina rya Yesu abari mu nda n'abatwitse abari mu mutwe n'abatwitse abari mu mugongo n'abatwitse abari ku maguru n'abatwitse dayimoni nawe ngo musohoke mu muriro w'Imana muri imbaraga z'Imana zamanuke mu izina rya Yesu isha wese isha kenda isha umuvemo isha kunanije cyangwa ubujiji uburyo cyangwa ubujiji amahoro mu izina rya Yesu sohoka n'abatwitse abarundi n'abatwitse n'abindi n'abatwitse ibitega n'abatwitse amahembe n'abatwitse mu izina rya Yesu musohokemo muvemo wese muvemo umuriro w'Imana uri muri iyo nama y'ijuru ridasa dayimoni sohoka n'abatwitse manuje umuriro udasanzwe manuje imbaraga z'ijuru mu izina rya Yesu sohoka genda muvemo sohoka
mu masomo ukwezi ndamuhereje izina rya Yesu sobanza kumufite mugambici wo kumwica mu izina rya Yesu murabishoboye mufashe ahandi mu mutwe no mu nda ahandi mu mbavu ku maguru mu gatuza mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu umuriro w'Imana yabakuye Satani yabakuye yagiye kuraguza yaguza abandi mu batatane mu izina rya Yesu umuriro w'Imana n'abatwika imbaraga z'Imana zibirukane musohoke n'umva murajyaye ngaho musohoke n'unamugenda abari mu namugenda abari mu mutwe mugenda abari mu gatuza mugenda abari ku maguru mugenda mu izina rya Yesu umuriro mushe mugenda mu izina rya Yesu so mugeze mugenda ntabwo mumureke mufite imbaraga murabishoboye katika Yesu sobanza ndabanona umuriro w'Imana n'abatwike imbaraga z'Imana zibirukane mu izina rya Yesu mubanze mushe muri wose amufashe wose murinda mushe umuriro w'Imana umuriro udasanzwe mu izina rya Yesu katika Yesu sobanza pema murakinange ntabwo mumureke reka natwe tugakomeza mureke muragenda cyane kugenda nibareko reka noneho mba mu izina rya Yesu umuriro mu izina rya Yesu uragenda cyangwa ntugenda uragenda cyangwa ntugenda uragenda mugere musigamo murangane Mana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti uri Imana igira neza uri data twesora abasimu n'abatemera bafashe kuri umwana kabirukanye imbaraga z'umwijima imbaraga za nyabingi imbaraga z'ibitega imbaraga z'amayebe imbaraga z'ikuzimu imbaraga zo mu birunga imbaraga zo mu nyanja imbaraga z'ibyariye imbaraga z'ibyanyoye mu izina rya Yesu byakandagiye ndabaheranije umwana n'abatwika imbaraga z'Imana zibirukane mushe manuje umuriro udasanzwe manuje umuriro muri iyo nda manuje umuriro mu mutwe manuje umuriro ku maguru abazimu mwese mushe nyabingi mushe ibitega mushe amahembe mushe mu izina rya Yesu ndabananiza mu izina rya Yesu sohoka mudeni bamo murekure bamo nagutwitse bamo huje amahoro bamo huje umutekano mu izina rya Yesu sohoka shiramo wese ndakunanije ndakwirukanye ndagutwitse umuriro w'Imana n'ugutwika imbaraga z'Imana sohoka shiramo sohoka bamo nyurabonye yose ugende mu izina rya Yesu moto wa mbinguni moto isha wese isha umurekure isha ugende umuriro w'Imana imbaraga z'Imana mu izina rya Yesu bamo wese bamo mu izina rya Yesu umuriro w'ijuru umuriro w'Imana sohoka rero bamo namutwize sohoka ushire bamo wese shiramo mu izina rya Yesu abantu bwashweze nyabingi bitega amahembe abo mashamba mu mazi abo mu birunga wese nabananije wese nabirukanye wese nabuje amahoro musohokemo mu izina rya Yesu imana ifashe igihe kirekire ariko aka kanya mu izina rya Yesu mumurekure mugende genda shiramo bamurinda mu izina rya Yesu Let me
Mana mu izina rya Yesu sendeye Imana imbaraga z'abazamura z'amaza mugenda imbaraga z'abari imbaraga z'abashize imbaraga z'anyanja imbaraga z'imuteka imbaraga z'amahembe ndazinanisha mu izina rya Yesu z'abatatu mpamagara muri utwika mpamagara imbaraga zisenya abazimura abadayimoni imbaraga z'ijuru w'ijuru gukora ku ijuru mu izina rya Yesu ndategetse ngo abazimura abadayimoni bari mu n'umwana mushishe mugende musohoke mumurekura mufashe hose aho muri hose uko mugana kose imigambi mwafite yose mu izina rya Yesu ndabirukana ndateka Yesu dayimoni akurwe ngo murekure ugende murekure umuveho murekure imbaraga zindazananije imigambi yose ndayiroboye gukora kwa kose nakunanije mu izina rya Yesu dayimoni sohoka murekure genda abari mu nda mugende abari mu gatuza mugende abo muri bose mugende mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu sohoka ndakunanije sohoka mu ijambo mu izina rya Yesu sohoka murekure nukuri ababiri mugende twese nyabiki bitega mugende amahembe mugende mu mashyamba mu mazi mugende aho mwapfa yose ukomeze kose umwana kose ndabirukanye ndabananije umuriro w'Imana n'ubatwi imbaraga z'Imana zirukanye dayimoni sohoka genda wese genda ndakwiga mu izina rya Yesu Mana mu izina rya Yesu sengeye mu mama ndirukana imbaraga zose amugenda imbaraga Oche, como ya me digas eso. Oye, esa fecha se da ya. Se chama Mamãe já se por Yigeze por você. Yabisize. Yabisize mu gatuza. Nibyo nari ngeretse kwa ni babisize mu gatuza. Ni ibintu bapfundije mu n'ubundi. Reka tugusengere tukuhoze iyo myuka mibi. Mana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti uri Imana ibohora Imana ikiza uri Imana yerekana uyu mumama ndamusengeye imbaraga zose z'umwijima bamusize izo bamutongera izo bamutaze ibitambo izo bamumurikiye muri aka kanya aribyo bamusize aribyo bamutara byamujugunyeho aribyo bamwatuyeho ibyo byose bitesha agaciro mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti mubasha gutwara ahantu hejuru ndabohora imigozi yose bamuwejeje ndirukana abazima n'abadayimoni bose bamutambye ibitambo ndakubita hasi imyuka yose akorera ku buzima bwe ndabohora buri migozi yose mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti ariboshye ubuzima bwe uri Imana ibohora muhore kandi mugire neza wigaragarize kure kandi wibeshe icyubahiro kuri we izi mbaraga zose z'umwijima mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti zive mu buzima bwe zive mu maraso zive mu byo byose urakoze kubikoze mu izina rya Yesu amen. Mana katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti Imana ibohora Imana ikiza Imana yerekana imbaraga zose z'umwijima abazimu n'abadayimoni zajya hirya bitega amahembe nakubita genda kuri ibyo byose mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu ibyo yakandagiye ibyo yarere ibyo yatabu ibyo bamutaye ibyo bamujugunye mu izina rya Yesu nakubita sohoka dayimoni sohoka rekura ubuzima bwe rekura ibyo byose va mu mutwe va mu nda va mu byo byose mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti ariko Mana seja Mana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti ndahagarika imbaraga zose z'umwijima ibitero by'abazimu n'abadayimoni imbaraga z'abarozi reba ukuntu utangiye wongera usubira mu rusengero nakuvugije sinakuvugije gusubira mu rusengero ariko kuki urarutangira z'ijoro usenga ukaba wongera ugasubirayo kukumera iki cyabishubije uyu mugabo ashaka ko rusengero kandi urinde Kubera iki
Mana mensina Yesu sede umana imbaraga z'ubujima zose imbaraga z'abazima n'abadeni imbaraga z'anyamike imbaraga z'ibike izina Yesu nakubita sobe kwese nameze gukora kwawe kose nananiza abarenge mugende abatwezi mugende nyabingi mugende ibitega mugende amahembe mugende aho mwavuye hose uko mugana kose uko meze kose izina Yesu ndabakubita Yesu muziza izina Yesu umwere w'Imana n'umutwe umwere w'Imana n'umutwe umwere w'Imana n'umutwe Abahungu bazajya baza bazajya bashaka impamvu bagenda ngo abyarire iwabo aba bari gusenga n'ivemo ahinduka indaya bimaze igihe